ndi impunzi yahunze u Rwanda rwenda kumitana. u Rwanda Nahunze leta y'u Rwanda igiye kumitana. U Rwanda rwaramishe rwarambyaye ningo byimetse manira rwo. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho urwo n'u Rwanda rwanjye. Rwanyu rwahetse bose bigoryi n'abagabo. Imbwa n'imbwebwe bose bayigize imbwa. Banga bagenzi batagira ikinyabupfura badatekereza ko umuntu ava amaraso nkayo ndabafite amacyakubiri. Banga abahutu bakanga abatwa bakigira intutsi z'inakoreka. Uyu ureba hano kuri izi mikoro yitwa Robert, kugira ngo ntabwo waba uri umunyarwanda ngo ube utamuzi. Uyu yahoze ari ingabo y'igihugu cy'u Rwanda ndetse ikomeye cyane, yari na general. Ubaye utamuzi wamwibukira kuri iyi ndirimbo. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho urwo n'u Rwanda rwanjye. None se ibi bintu Robert avuga byaba ari byo cyangwa ni ugusebya u Rwanda yuko ndetse we n'igihugu cyamubyaye batari bari guhuza? Binavugwa ko yari afite imyitwarire yanywaga urumogi, akanywa kanyanga, ibiyobyabwenge byose bibaho. Byavuzwe ko yabinywaga, baranamuhanye. Uyu mugabo ubu saha izi ngizi uri kureba ahangaha ari kubarizwa mu Bugande. Ikintu cyimbabaza na bugingo n'ubumana we kijya kinya sinzashaka kukivuga. Kuri se wa mugani bo bigeze bagutinya Umva nkubwire kubundarikaho Ezekiel. Ikintu cyimbabaza iyo kugira ngo His Excellence akakimenya. Abantu twakuze tubareba badakunda His Excellence. Ubu bari mu Rwanda baradamaraye. Afande ntabwo yigeze amenya ko namukunze. Abamukunda ntwe twatorongeye. Uyu mugabo nyuma yuko atoteje u Rwanda ndetse akarusebya, nyuma yaje gukora ikiganiro agaruka ari gusaba imbabazi umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu cyose muri rusange hamwe n'ingabo z'u Rwanda. Yandeze nkiri muto, RPN RDF yandeze nyirakana, nkayikorera imyaka yose. Ibyo numva nta kindi kintu nzi gusa kubwo gutandukira nkaba naravuze Rwandamure. Jewe nkiye bugufi imbere y'abanyarwanda mwese, murebe mu maso yanjye, murebe uburyo ntekereza, mu mutima wanjye ikindimo ni iki ngiki. Nago ndi ikigarasha, nago nkorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo amaje guca bugufi kandi asaba imbabazi ndetse no mu maso n'amarangamutima yose ubona ko imbabazi ari kwaka zikwiye. Umva ko abanyarwanda bamushubije, kuko nta muntu wese utabibona. Wowe uravuga RPF neza gute warayisebeje? Banza kugira ngo tumenye kuvuga RPF neza, banza usibe biriya biganiro robo. Siba biriya biganiro watutsemo bakuru b'igihugu, siba biriya biganiro watutsemo abajenerali, siba biriya biganiro wizana ibintu bya imbabazi za Nyirarureshwa. N'uburyo usaba imbabazi niyo ugarutse n'ikiganiro ukora tuba tukireba. nk'uko twatangiye tubivuga, uyu mugabo Robert cyangwa se Robert yatutse umukuru w'igihugu, yongeraho atuka ingabo z'igihugu harimo n'abajenerali. Bivuze ko hano guhabwa imbabazi ku gihugu cy'u Rwanda bizagorana kubera ko yavuze amagambo akomeretsa abajenerali benshi. Igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwisanga wanasubiye mu Rwanda wijyanye. Mva nkubwire Ruterano. Naho uvuye mu Rwanda maze imyaka 30 irenga mu Rwanda. Nago nigeze mbona mu kuboko kwanjye kwakira impano ya miliyoni 3 cyangwa miliyoni 1 y'u Rwanda. Na mission nimwe nigeze nkora nk'abandi basirikare ngo mbone miliyoni yo. Akeshi na keshi nk'uko byavuzwe kuri ifaranga ko rizagakora, urumva ahanini Robert wasanga yaba yararakaye ari ukubera amafaranga make yahembwaga. Nuko dushoje iki kiganiro nkubwira ngo mujye mwibuka gukanda subscribe, izindi video nyinshi cyangwa se ibiganiro dushyizeho tujye tugomeza kubana.